Ndabasuhuje mwese aho muherereye hatandukanye. Abantu bamaze iminsi baganira ku bintu bijyanye n'amasengesho cyangwa se gusenga, uburyo bwo gusenga, aho gusengera, ibyo abantu basengera, ibyifuzo abantu batanga, igihe cyo gusenga, mbese bagahora bibaza ibibazo muri ubwo buryo, ati ese gusenga nyako ni gute, gusenga gukwiriye ni gute, ibyo abantu basengera ni ibihe. Nkaba ngira ngo wenda ntange introduction y'ibyo tuzaganiraho, ariko iri somo tuzarirambura tukaganira ku bijyanye no gusenga mu buryo burambuye. Gusenga nyako ni gute? Reka wenda tubanze dutange umucyo gake ku byo abantu bibaza bijyanye no gusenga. Murakoze cyane. Nari mvuze nti abantu benshi ntabwo bazi gusenga. Rimwe na rimwe nyine gusenga bakabyitiranya no gusaba, naho uzasanga bavuga nyine gusaba babirinkinga no gusenga. Ni ukuvuga ngo bafata gusenga bakabigira egare gusaba, ariko ushobora no gusenga utasabye. Icyo ni cyo kintu benshi batajya basobanukirwa, bumva ko gusenga Imana ari ukuyisaba ibintu runaka, ukajya uhora usaba nyine usaba. Rimwe na rimwe nyine ari naho hava no kubera nyine level yo kumenya itandukanye bitewe n'uko umuntu yigishijwe, ugasaba ukagera n'aho usaba n'ibyo ufite cyangwa se ugasaba n'ibyo wahawe kubera kutabimenya. Kuko rimwe na rimwe ugiye kureba nta nubwo ari na rimwe na rimwe, ni ukuvuga ngo ibyo twahawe ni ibyo mu mwuka, ntabwo ari ibifatika, ntabwo ari ibintu bigaragara n'amaso y'umubiri, ni ibyo mu mwuka. Ibyo mu mwuka rero, usibye gusobanukirwa ijambo ry'Imana ukabasha kumenya uko bimeze, ugiye kubirebera mu buzima busanzwe bw'ubu bugingo ntabwo ubibona, ntabwo biba bifatika bigaragara. Rimwe na rimwe rero n'icyo wagizwe cyo nacyo ntabwo ari ikigaragara n'amaso y'umubiri, ukaba ushobora no kubisaba kandi atari iyo nzira bibonekamo. Gusaba rero bakashiramo egalite no gusenga, kandi si byo. Gusenga nyako ni ukwiringira Kristo, ni ukwizera Imana. Ubuzima rero bwo kwizera Imana ukumva uri muri presence y'Imana buri gihe mu buzima bwawe, waba usinziriye waba udasinziriye, mbese ukumva presence y'Imana, ugasanta ubusabane bw'Imana muri wowe, Imana iri muri wowe, umwuka wera uri muri wowe, ahoramo en permanence. Ubwo busabane, iyo relation, ubwo bumwe mufitanye n'Imana, niko gusenga. Noze mwe mwibwira ko Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo musenge ubudahumeka, ubudahumeka. Ngahe noneho ufata iryo jambo urishire mu buzima busanzwe. Kudahumeka ni gute? Murumva gusenga gufite time? Nyamara Yesu yaranabivuze neza, yarabisobanuye avuga ngo nujya gusenga ukinge. Gukinga ntabwo ari ukuvuga ngo ujye mu cyumba wifungirane, oya, ukinge ni ukuvuga ngo wiherereye hariya mu mutima, hariya tutabasha kureba, hariya nawe ubwawe utareba, Imana yo irahareba. Abaroma 8 umurongo wa 26 n'uwa 27 harabivuga neza ko dusengesha umwuka, kandi umwuka ko ari usabira abera ku Mana. Imana imenya icyo umwuka atekereza. Uwuhe mwuka? Wa wundi uri muri twe, wa wundi wa Kristo uri muri twebwe. Imana imenya icyo atekereza muri twe, na wa mwuka wacu nawe akamenya ubushake bw'Imana. Umva, kandi uwo mwuka niyo Mana ari muri twebwe. Ni ukuvuga rero amenya ibyo dushaka, adusabira ku Mana. Urumva, ni ukuvuga ngo ibyo byiringiro byacu iyo tubishize aho hantu, kwizera kwacu ukaba gushingiye aho hantu, ukaba gushinze imizi aho hantu, uzahindura imyumvire, utangire wumve ko gusenga atari mu cyumba, gusenga si munsi y'igiti, gusenga, ndavuga aho gusengera, si ku musozi,
si mu butayu, si mu mwisararo, aho hose Imana irahari. Ubashije no kumenya ko presence y'Imana iri aho hose, naho uri mu isoko, mu kazi, ukamenya ko Imana uri nayo, iri muri wowe nawe ukaba uri muri yo, kandi ikaba iri aho ngaho, iri ahantu hose. Ukamenya ko aho ujya n'ibyo ukora byose uba uri muri presence y'Imana. Nguko gusenga ubudasiba. Ntabwo tugira igihe cyo gufata wenda ngo ufashe iminsi 3 ngo niyo minsi yo kuba imbere y'Imana. Duhora imbere y'Imana, duhora imbere y'Imana, tuba imbere y'Imana, dutuye mu Mana, nayituye muri twebwe. Iyo twagiye mu materaniro hariya, ntabwo tuba twagiye gusanga Imana. Ni nko kuvuga ngo twayisanze hariya, mu mago yacu twayisize, cyangwa se mu nzira aho turi kugenda ntituri kumwe nayo, turaza guhura nayo mu materaniro. Nabwo nitugerayo barafata umwanya wo kwirukana imyuka mibi iri aho hantu, beyura ikirere, babohore, bamanure umwuka wera uze mu materaniro. Urumva? Ni kuvuga iki rero? Ni ugucenjinga mind. Gusenga tugomba guhindura ibitekerezo, tukumva gusenga niki, usenga ninde, asenga ate, gusenga ni gute. Ntabwo ari ugusaba gusa. Ushobora gusaba ariko gusenga ntabwo ari ugusaba. Ukingura umutima wawe, ujya hiherereye, uganire n'Imana. Imana ireba ibyiherereye, izi ibyo ukeneye, izi ibyo ushaka. Umwuka azi ibyo ushaka kandi azi n'ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Wiringira Imana ibihe byose, ubudasiba, ibihe byose wiringira Imana. Rero iri jambo kwiherera mu masengesho, abantu benshi batekereza ko kwiherera ari ukujya ahantu ha wenyine mu cyumba, kuko njye nigeze kubaza umuntu, ndamuganiriza, ndamubwira ati se iyo wagiye mu butayu, muri mind yawe uba utekereza gute? Uba utekereza ko ariho wasanze Imana? Ntiba nk'umwunganiza umbwire le point fondé yo gufata umwanya ukagenda ukajya ku musozi cyangwa se ukajya mu butayu. Arambwira ati mba ngira ngo mpunge, mve muri area y'urusaku, mve ahantu bari bunsakurize, donc mve mu byo nari ndimo, ngende niherere ku musozi kugira ngo nirinde ibinsakuriza. Nyamara ugiye gusuzuma ibisakuriza abantu ntabwo biri hanze yabo, biri muri bo. Ushobora kujya kuri uwo musozi intekerezo zawe ziri mu rugo, ukirirwa mu butayu ariko ibitekerezo byawe byiriwe mu rugo no mu bana. Umwuka wawe utari aho hantu uri mu buryo bw'umubiri, cyangwa se ubugingo bwawe, umutima wawe, intekerezo zawe zikaba zitari aho ubarizwa mu buryo bw'umubiri. Ukajya mu masengesho ayo ya 40 jours cyangwa se 21 jours wagiye gusenga, ariko mu by'ukuri intekerezo ntabwo ziri aho hantu, aho ubarizwa mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu rero kwiherera ntabwo ari ku musozi, nta nubwo ari no mu mwobo. Kwiherera ni muri wowe, ni mu mutima wawe. Ibyo wihereranye ni ibiki? Ibyo biri mu mutima wawe byiherereye, tutazi nawe utabwiye abandi, kuko ugana ibyo Imana irimo kureba. Gufata umwanya ukiyiriza, ugafata icyumweru, ntibisobanura yuko uri aho hantu cyangwa se ariho wagiye gusengera. Rero kwiherera ni muri wowe, ni inside you. N'urusaku ni muri wowe, ntabwo ari hanze yawe, kuko ushobora gucuruza uri mu materaniro, abandi bakakubona aho ngaho, ariko umutima wibereye mu isoko. Iryo jambo rero muritekerezeho. Tukiri kuri iki kintu cy'urusaku, wibuke hari umugore wari mu mugongo igihe cy'imyaka myinshi cyane, Yesu yanyuzeho ngo ari mu rusaku rwinshi, abantu benshi bagenda bamusunika, ari mu rusaku pe.
umugore kubera kwizera aritekereza muri we aravuga ati ninkora kuri Yesu nimukoraho byonyine ndahabwa ndakira. Agira uko kwizera nawe ntiyita ku kato bamuhaye n'uburyo ameze, aragundurana mu bantu aragenda amukoraho. Amukozeho Yesu yaravuze ngo ninde unkozeho. Urabyumva? Ninde unkozeho. Mu rusaku, mu bantu benshi mu mubyigano, arabaza ngo ninde unkozeho. Abigishwa baratangara, se muri aba bantu bose bari kukubyiga gutya kurabaza ngo ninde ugukozeho? Nyamara hari unkozeho, hari unkozeho. Uwo mudamu yamukozeho mu buryo budasanzwe, yamukozeho bitandukanye n'uko abandi bamusunikaga. Barimo bamusunika ari benshi, ariko hari uwamukozeho. Uyu yamukozeho, Yesu arabimenya ko hari umukozeho, kandi uku kumukoraho k'uyu mudamu wamufasheho, uyu mudamu yabivanyemo agakiza, tutitaye ku rusaku rwari ruhari, derangema y'umubiri isanzwe rwose. Barimo babyigana hari urusaku mu kavuyo, ariko umudamu amukoraho. Kandi Yesu yakozweho na benshi aho ngaho, bamukozeho ari benshi. Ese kuki gukorwaho n'uyu mudamu byagize umumaro, byumvikanye kurenza bamukoragaho bandi? Siko abantu bose bajya mu butayu cyangwa se bajya ku musozi, bajya hiherereye, baba batekanye, baba biherereye koko. Ushobora guhunga urusaku, ahubwo aho ugiye aribwo ugiye gusakurizwa birenze aho wari uri, kuko urusaku ntabwo ari ruri muri environnement, urusaku ni urukurimo muri wowe. Urusaku ni ururi muri wowe, derangema niri muri wowe, urayihunga. Ninde uhunga ikimurimo? Ikimwirukamo ninde wagihunze? Ubashije kumenya rero ko urusaku, ishingiro ry'urusaku riri muri wowe, mu by'ukuri no kwiherera wamenya kwiherera uko ariko. Ibyiherereye wamenya ibyo ari byo, ntabwo ari iby'ahantu runaka muri environnement, ahantu ku musozi, ni muri wowe. Icyo nicyo nashakaga kumvikanisha. Ururundi rwose no mu isoko urasenga, nuko waje yazanye wa mugore, ariko wa mugore nyine ko kwari ugukoraho, aba yazanye Bartimayo wasenze mu rusaku rwinshi. Yesu arimo atambuka kurikiwe n'abantu benshi, abantu basakuza, ariko arahamagara. Abigishwa ntibamwumva kuko ari urusaku. Yesu aba ari mu mwumva kuko we yumva mu rusaku. Yesu rero aravuga ati ni mu muhamagarazi, babanza no kubyanga, ariko nyine yari yamwumvise. Nta rusaku rw'inyuma rubuza Imana kumva. Amatwi y'Imana ntazayimirwa n'urusaku. Urusaku rukomeye ni kelele la ndani. Ushobora kujya akanyarira warengewe n'ibibazo, ukananirwa no gusenga. Tuyobore umutima wawe ngo uje ku Mana, ibitekerezo byawe bikajya ku bibazo ufite, bigatatana, bikakubuza concentration. Niyo mpamvu ikindi nakongeraho ni kiriya Abafaransa bo ngo musenge ubudasiba. Abafaransa bazabivuga neza, ni sans cesse. Ibundi bavuga ngo prier chaque jour, bavuga sans cesse, ubudatuza. Iriya rero ntabwo biba bikijanye n'amagambo, ntabwo biba bikijanye na lieu ahantu wabikoreye, ntabwo biba bikijanye na preparation, bijyana na état d'âme, ni imyitwarire y'umutima n'umwuka w'umuntu wahishuriwe Yesu. Urumva rero ayo ni amasengesho spirituelle yo mu mwuka ya cagihe, ubwo batazasenga bakurikiye umusozi, ariko bazasenga mu kuri kw'ibyo bakorewe, bagasengera n'indani mu mwuka wabo.